umutoza international. Uyu munsi wamubonye ute? Nta gitego, nta mpungenge se ufite? Rega kuvuga ngo nta gitego ni nko kugurira umugore inyama, sibyo? Ukamubwira ashyemo n'ibirungo ugasanga nta simba mbiri nta karungo na kamwe yashyizemo, ugasanga inyama n'inyamweru kandi ari waterase namushinze iki ibyo yakoze irabikoze. Ahubwo uyu munsi erega ni Burayi mujye mu bireba ariko mukabyara umutoza naraza iburabwo nago duha tuvuga abatoza umutoza reka mbibire sekeri nibanga nimbatize imisimburize. Twatsinze abavandimwe kuri Musanze twatsinze ari kubera abakinnyi, ntabwo bwari kubera umutoza. Abakinnyi ari gihe mureba mukavuga ati nyamara hari kurusi turimo bimeze gutya na gutya kadukine ku ruhande rwacu. Abareyo bishimiye intsinzi byatare mwebwe abarese bishimiye intsinzi ya Mukuru. None se reka nkwibire seke, none se abareyo baravuga bishimiye intsinzi babanje bishimira ibyabo, sibyo? Nyine ngo amanota arakomeza kubane. Narababwiye ngo abareba ameze nka fondasiyo, urumva nk'inzu itagira fondasiyo yubatsiragwa. Barabasaza ko baje se bavuga bafite $50,000,000, ntago babirukanye se mu nzu. Abareyo ntago bari kuza gukorera Inyanza barariye n'inka y'umwami, sibupre ntago bari kugaruka Inyanza. Igikombe barakigutwara n'imbere yacu bavandimwe. Yego ni umupira wa Mukuru pe. Uri hejuru. Mukuru urayikunda cyane. Imana ishobora byose. N'imbere yacu bavandimwe. Na Mukura nuwayivuga nabi nuko bavuga ngo Mukura ngo ni umupfumu wayo. Iyo bavuze se ko Mukuru umupfumu wayo ubyakira ute? Ndyakira mu rukundo rwa Yezu na Mariya, ariko ngatukana ngatongana. Barakubeshyira se? Barambeshyira pe. Ni ukuyikunda gusa? Ndayikunda ku bwa Rudahigwa, ku ngoma ya Rudahigwa. Yego. Ngogira ubutumwa ugena abakinnyi b'ikipe ya Mukura. Mukura? Ubutumwa afite n'ubw'Imana yacu. Twaje hano kuri sitade na Rudahigwa Inyanza, na Rudahigwa Inyanza kwa Rudahigwa. Inyambo za Rudahigwa zararaga mu rugo zikankamirwa muri 5 9. Mukecuru urakoze cyane. Ndagushimiye kandi. Region 10